Shuti mukurikiranye ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda twongeye tubahaye ikaze aho ibiganiro byacu byimukiye ahangaha mu karere ka Musanze aho igikorwa cyo gutora nyampinga nushaka kubyite Miss Rwanda 2015 ariho bwa mbere mu gihugu bitangiriye. Urumva ko namahirwe ku karere ka Musanze by'umwihariko abakobwa mu karere ka Musanze bahatanira ikamba bagira kuri 24 biyandikishije, ariko muri abo ngabo abafite amahirwe ni hagati y'abakobwa 10 na 14. Nukuvuga iki, hari abo twasanze cyangwa se abo basanze abashinzwe batujuje ibyangombwa cyangwa se ibisabwa. Aba judges dufite abakemura mpaka bacu akaba ari John Bunyeshuri, akaba ari CEO wa Kigali Fashion Week. Tukaba dufitemo nanone Aline Gahongayire n'umuhanzi muramuzi arimba gospel ndetse akaba n'umunyamakuru. Tukagiramo Mike Karangwa muri showbiz, yumvishe Mike wumva ibintu byinshi bitandukanye, ndetse akaba n'umunyamakuru ku Isango Star, ndetse akaba afite n'akandi kazi akora kenshi gatandukanye. Ibiganiro byacu birakomeza nga mu karere ka Musanze, turebe ninde uhiga abandi mu bwiza. Mwari mwiza w'iwacu wimakaza umuco w'abakurambere bakuraza ubwiza n'ubwenge. Waruzi ko nyampinga w'u Rwanda 2015 ashobora kuba wowe na RBA. I want to be like Miss Rwanda. Yuko igikorwa nyirizina cyo gutora umukobwa wiga abandi mu bwiza mu ntara y'Amajyaruguru, twabanje kuganira n'abaturage bo mu karere ka Musanze batubwira icyo bazi kuri nyampinga w'u Rwanda, icyo yaba yujuje, ndetse aramusana natowe agahagararira ino ntara, icyo bamusaba, icyo yakora, uko yakwitwara ku rwego rw'igihugu, ndetse n'ibyo yazarira akarere ndetse n'intara muri rusange akomokamo mu gihe agize amahirwe yo gutorwa nka nyampinga w'u Rwanda 2015. Ibi nibyo abaturage bo muri Musanze batubwira. Turishimye cyane kuba first of all Miss Rwanda 2015 itangiriye mu Majyaruguru. Ngewe nkunda kuvuga ngo Amajyaruguru ni umurwa mukuru w'imyidagaduro mu Rwanda. So ibi rero biza gushimangira icyo cyangwa se iyo slogan dukunda gukoresha. So rero turishimye kuba Miss Rwanda iri hano, ngira ngo abaza gukurikira mu bindi bice bikurikira baraza kubona ubwiza bw'u Rwanda, ubwiza bw'abana b'u Rwanda ko buhera i Musanze. Yakagombye kuba ari umukobwa mwiza, atari mwiza ku isura, ari mwiza ku mutima, arangwa n'ibikorwa by'umwari w'i Rwanda, agaragaza umuco wa kera nk'umwana warezwe. Umukobwa wawe ari umunyarwanda kandi afite umuco w'abanyarwanda nyine. Yaba yuje nuko yaba arangwa n'umuco nyarwanda, kandi biranga umuco nyarwanda birazwi. Agomba kuba yitabira ibikorwa bya leta, yuruje karite z'abakobwa byose abyuruje. Umukobwa mwiza muri Musanze, icyambere icyaba yujuje kutajya mu kabari, kutiyandarika, kubaha ababyeyi, habara neza n'abantu baturanye nabo, kandi ari n'isugi. Ubwo se sugira cyabaho mbwiza ko ziriho muri Musanze nizo gusa. Ni ukwifata nyine akagaragaza imyitwarire myiza. Imyitwarire myiza no kuvuga iki? Kutiyandarika. Kwiyandarika no kwishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi no kunywa ibiyobyabwenge. Kutari isugi wazishoyemo. Oya giye byarantunguye. Kuki wumva ko utajya muri Miss Rwanda wowe? Nibyo utajyamo wowe? Ngira ngo abajya muri Miss Rwanda n'abakobwa, aho umuntu ufite nk'umwana naga ari mu Miss Rwanda. Yujuje kuba rwose afite indangagaciro z'umunyarwandakazi, atari nk'abakobwa b'ikigiye bamwe ubona hirya habari mu biyobyabwenge. Abikigiye bameze bate?
ngaha bamwe na bamwe ntabwo ari bose, ubundi abakobwa beza barahari rwose bafite n'umuco, hakaba n'abandi biyandarika ugasanga ubusinzi mu biyobyabwenge, ariko buri munsi usanga n'ubuyobozi bw'ahangaha bwigisha izo ndangagaciro z'umunyarwandakazi w'iki gihe. Ese nakwifuza kuko mubonye ari mwiza, kuko nakwifuza urankorera akazi neza wamenya guhinga, nabyo kuvuga ngo ndamurira kusura ngo ndamukunze wapi. Hano muri Musanze tufite abakobwa beza sana. Waduha urugero? Urugero rw'abakobwa? Bana tufite abakobwa beza b'ibikara b'inzobe banini batoya benshi sana. Ukaba wumva ko wowe umukobwa wahiga abandi mu Rwanda tutse muri Musanze yaba ameze gute, abasa gute? Yaba asa atari gikara, atari n'inzobe, afite imimbiri yombi. Mutoya ufite n'amataye. Icyambere ni ukuba azi kwihesha agaciro mu miterere yiwe mu gihugu iby'igihugu, mbese aharanira ubusugire bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Neza cyane, barahari benshi bujuje ubwo bwenge busabwa, bujuje uwo muco usabwa n'ubwiza. Barahari pe, barahari. Ni ukumanza yiga amashuri akayarangiza, akiga na university akayirangiza, akabona gukora ibyo byo kuja mu irushanwa rya Nyampinga. Icyambere yabayujuje nuko agomba gushishikariza abakobwa gukora, bakareka kureba ubwiza bwo kunyuze ku mubiri, ahubwo bakareba ubwiza bwo mu mutwe no kumenya gukora. Inaha abakobwa baho bagira uburere, bakagira ubwenge, bakagira n'ubwiza, kandi ibyo bintu numva ari byo bya mbere bigenderwaho. Nanjye nihereyeho nigiriye confidence nkajya kwiyamamaza, mu by'ukuri nigiriye icyizere n'abandi bakingiriye, ariko ntakigiriye ntabwo natsinda. Iterambere yazana nyine yabera umuvugizi akarere ka Musanze, kandi akabera umuvugizi abakobwa muri rusange bo mu karere ka Musanze n'igihugu muri rusange. Yatugeza kuri byinshi, kwigisha urungano n'iterambere muri rusange. Yakangurira abandi ahagarariye imyifatire myiza no kwiteza imbere. Amahirwe yabazanira ni ukubigisha icyambere ibintu byo kwigira, kwihesha agaciro, akamenya ati ni umukobwa uzi ubwenge, ushobora guhagararira ahandi aho yajya hose agasohoka ari umukobwa ufite iterambere agana, iterambere yaganishamo abandi. Ndumva aricyo cyambere. Musanze bafite icyizere cyinshi cyane ko abakobwa baba ari beza. Ikindi cyane kirenzeho nuko umwana muto nk'uyu nguyu nawe afite icyizere ko azaba Nyampinga w'u Rwanda. Witwa nde? Nigena Valentine. Ubona wowe uzaba Miss Rwanda mugize kuri? Uzaba umukobwa mwiza cyane uhagararira u Rwanda mu bandi bose? Oya. Kubera iki? Nta cyizere wifitiye? Nta cyizere wifitiye? Kubera iki? Ntago uri mwiza cyangwa ntago ujuje ibisabwa? Ndi mwiza. Izo ni ziri muri reality cyangwa se mukuri abantu bari mu kutubwira ajya no hino, ariko abasore b'inaha nabo bafite version itandukanye. Iyo bagutoye ubikwiriye, ufite bwa bwenge bwasabwaga n'irushanwa, ufite bwa bwiza, hari n'icyo wamarira akarere wavuyemo. Iyo wamaze kwigirira icyizere, uba ufite ubushobozi bwegeranya urubyiruko mu ngana, bwegeranya urubyiruko mwareranywe, bwegeranya ubuyobozi bw'akarere, akagira icyo abaha nk'igitekerezo gishobora kugirira urubyiruko rundi akamaro. Kubera bwa bwenge buba bwaratumye bamutora, ni nabwo ashingiraho kugira ngo bugirire urubyiruko rugenzi rw'akamaro. Birahari byinshi rero, birahari uko ashobora kwegera ubuyobozi mu karere cyangwa se no mu gihugu, akabasabira amahugurwa atandukanye, akaba yabatekerereza we nk'umuntu watowe nk'umunyabwenge, akababwira ati rubyiruko mwiyegeranyije tugakora iki gikorwa dushingiye ku bushobozi buke dufite, twazagera kuri byinshi. Impamvu mwatekereje kubanziriza aha ngaha nuko mwe muzi ko aka karere gafite tara zigendera z'abakobwa, bafite umuco, uburere n'ubwenge, bafite na objective yo kutiyandarika yaba mu buzima bwabo no kwandarika igihugu cyabo. Ubwo tuvuga umukobwa hano Musanze najyana umuco mu yindi ntara, abandi bakobwa hasanze bakabona afite umuco mwiza n'ubwenge
bibaha kwitekerezaho ibyabagirira akamaro. Ntabwo icyo gihe bazavana umukobwa w'u Rwanda, ahubwo bazabona umukobwa w'u Rwanda ariko uturuka muri Musanze. Niba duhaye igitekerezo tuvuge wenda ushaka kugira ahantu hari urundi rubyiruko rwandarika, kabadwigishe kwiteza imbere, kabadwigisha indangagaciro. Urumva ntabwo rero numva ko Musanze kuba mwahatangiriye muje gushakaho misi uhiga abandi ntabwo mwibeshye cyane. Icyo nemera cyo uyu mujyi wa Musanze, kuko igihe nagiye biba nkumva nta misi uhiga abandi mu Rwanda waturutse i Musanze birambabaza. Icyambere Andrew nawe urareba, akarere ka Musanze ni akarere kagira oxygene nziza, klima nziza, fresheri zose zirahari, yaba ku bakobwa yaba ku batipe bose baba bakeye, yaba mu macuwa mu mutwe baba bakeye, yaba n'amashuri asabwa. Uyu mujyi urimo amashuri menshi cyane, ni umujyi muto mwiza ariko ufite n'uburezi hirya no hino. Uko yateza imbere igitsina gore kigatera imbere. Akarere akomokamo rero numva yafasha abandi bakiri inyuma ye kugira uburere nk'ubwo yaba yarahawe nawe mbere y'uko ajya kuri urwego agiye kujyaho, kandi tubyizeye neza ko bizakunda. Umuco nyarwanda uhagaze neza ariko by'umwihariko usanga umwari w'umunyarwanda nyine yakagombye kuba afite umuco nyarwanda. Bazigishwe iby'indangagaciro n'umuco nyarwanda. Rwose pe ari abakobwa bitonda bafite umuco nyarwanda, uri bubyirebere mu kanya aho turaba turi hari imbere mu kanya kuri Virunga. Ubundi ibintu bya mbere bakunda abakobwa b'u Rwanda ntago basambana, sinzi impamvu babibashinja. None se inaha imeze bite mwisoko? Inaha mbona abakobwa baba bafite umuco, baracyari kuri wa muco wacu wa kera. Kuri kaca yo ni nka 20%. Habura ko akenshi nyine nk'abakuze iki gihe ntabwo bari bitabiriye ibintu by'amashuri cyane byo kwigisha ibintu by'umuco. Urumva rero c'est très difficile kugira ngo ubone umuntu w'umukobwa iki gihe ufite iyo beauty, ufite iyo personality mu mutwe yuzuye na culture usanga biba bitajyanye cyane. Nyampinga w'iki gihe cyo amarira abandi nuko yabera intangarugero muri gahunda zigezweho, atozwa kandi ashishikarizwa gukora. Nko muri Musanze tugize umukobwa mu Miss Rwanda, rwose twaba ari agaciro n'ishema muri rusange. Nyine kiriya ni ikimenyesha umuco nyarwanda hanini ko ni umwihariko w'abanyarwanda. Mbese birashoboka ko yagira ibyo bintu bitatu: umuco, ubwenge n'ubwiza, ariko nkabona umuco nyarwanda mu Rwanda rw'iki gihe utandukanye n'ubwo mu Rwanda rwo hambere. Abubu ubona bajyanye n'igihe tugezemo, n'abakera bakoraga ibihwanye n'igihe bari barimo. Bityo rero nkaba mbona n'ubwenge birashoboka ko rwose mu bwenge naho barimo, kubera iterambere ryaraje. Iterambere ryaje nuko imikorere y'iki gitandukanye n'iya kera. Ubu agenda mu bijyanye n'iterambere. Iterambere ry'ubu ritandukanye n'iterambere rya kera. Abakera wasaga bari mu rugo bari gukubura, bari akarere ka Musanze. Abakobwa beza barahari rwose pe turabafite, kandi uraza kubyibonera ku buryo dushobora no kuzabahiga muri rusange mu turere tugize u Rwanda. Turamurira ibyo nifuza, buriya bari mwiza gute, rero nariya mwisure nk'abandi ni mwiza, ntazi ibikorwa akora, ntabwo byashoboka. Erega ahantu hari abakobwa beza bahungu ntabwo babura gusambana. Ahantu hari abakobwa beza abahungu ntabwo babura gusambana. Niyo mpamvu tusambana turi batoya. Ubona bikwiye se ubundi wowe? Ubona bikwiye mu muco nyarwanda? Ntabwo bikwiye, lakini kubera abakobwa benshi tufite beza, niyo mpamvu biri kutujyamo tutari batoya. Uko ngiye mbibona, iyo bavuga Nyampinga Rwanda,
aba ari mwiza mu bitabiriye amarushanwa ariko ntabwo aba ari mwiza nk'umunyarwanda uhize abandi bose. Nagiye nkurikirana kenshi uko amarushanwa yagiye aba, ugasanga kenshi hari abantu umuntu abazi bafite uwo muco, bafite n'ubwo burere, ubona buzuje ibyangombwa bisabwa n'irushanwa ariko batabyitabiriye. Ndumva icyo nasaba komisiyo ibishinzwe yakangurira abanyarwandakazi kwigirira icyizere. Ntabwo byujuje. Nicyo kiburamo. Ni mugufi kandi mukunda abantu barebare kandi anarabyibushye. Arabyibushye ntabwo ari muto muto kandi Nyampinga bisaba umuntu muto muto uringaniye utagira inenge. N'ubugufi n'inenge. Icyo nabasaba ni ukwitwararika bakagira ikinyabupfura kandi bakajya bitwara neza batajya mu biyobyabwenge no kwishora mu busambanyi. Apaswa akuwe na tabia za mzuri kuonesha kama yeye anatoka Rwanda, batu ya Rwanda wanakuwa tabia mzuri, asibebe comportement za mubaya, juu ni mtu mwenye anaenda simamia inchi ya Rwanda. Kwa hiyo anaweza toka hapa aibebe ile tabia ya Banyarwanda aitowe hapa na ibebe na kwenye anaenda. Ndio kitu kenye naweza musema eko atoke hapa mzuri na aende kule, na sie kenye tunataka fiye mwenye atatoka hapa akuwe hapa wengine. Hari igihe aba misi nyine akumva ko ari bwo abonye igihe cyo kuba yajya gukora ibyo atigeze akora igihe atari yakamenyekanye. Igihe cyo namukangurira azirinda kwikanga iyo modoka. Amamodoka ni menshi, iyo modoka zayibyazemo undi musaruro w'ibindi bimuvuye mu mutwe pana kuva mu baterankunga. Nicyo namukangurira. Ndabasaba kwitwara neza bakigira confidence, bakumva ko ibyo bari gusaba ntibagira ikibazo, mbese bakagenda barishapa imbere y'abantu bafite topic, ntibagira ikibazo bakigira icizere, mbese bakumva bakomeye. Umukobwa uraramuka atowe wo muri Musanze naramuka agize amahirwe akajyana no ku rwego rw'igihugu, azakomeze yigaragaze, tuzamushyigikira. Kandi aramutse agize amahirwe agatorwa akaba Nyampinga w'igihugu, azite ku bantu bafite ubumuga bwo mu mutwe. Miss w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ngira ngo Miss ni brand. Miss nka brand, turifuza umunyarwandakazi mwiza, umunyarwandakazi ufite uhagararira umuco w'u Rwanda kuko ni brand y'u Rwanda. Epi kandi turifuza nanone wa muntu ushobora kuba competitive ku rwego rure international. Ubwiza bujyana n'ubwenge, bujyana n'umuco, nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ya Miss 2015 ibivuga. Mbere gatoya yuko bano bakobwa bahatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda birekana imbere y'akanama nkemurampaka kagizwe n'abantu batatu, bano bakobwa twabanje kubabaza uko biyumva muri bo, niba bumva koko biha amahirwe ubwabo yuko bashobora gutorwa mu batanu muri bo. Twarwaze Ndayivete nturutse Kigali, mfite imyaka 20, n'ubwa mbere nje muri Miss Rwanda. Nitwa Uwase Amanda Melissa, nturutse Kigali, mfite imyaka 20, n'ubwa mbere nje muri Miss Rwanda. Nitwa Kundwa Doriane, mfite imyaka 19, n'ubwa mbere nje muri Miss Rwanda. Ubwa mbere nitabiriye igikorwa cya Nyampinga w'u Rwanda 2015. Numva mfite confidence kandi naritoje bihagije, nagerageje kurebera kubambanjirije abitoje muri Miss Rwanda, ntekereza ko nanjye ndi bubikore. Nitwa Umuhoza Noella, nkaba mfite imyaka 20, nkaba nturutse i Kigali. Nitwa muri Sanike, nkaba mfite imyaka 21, nkaba nturutse mu karere ka Gasabo. Banyita Muhoza Dorine, ntuye Kimironko muri Gasabo, mfite imyaka 21. Nitwa Mugeni Ines, mfite imyaka 20, nturutse i Kigali muri district ya Kicukiro. Nitwa Umubyeyi Diane Emmanuela, nkaba mfite imyaka 18, nkaba nturutse i Kigali muri district ya Kicukiro. Banyita Wamara Solange, mfite imyaka 20, nkaba nturuka Remera ariko nserukiye Musanze. Nitwa Sife Florence, nkaba mfite imyaka 23, nturuka mu karere ka Musanze. Nitwa Diana Amahoro, mfite imyaka 19, naturutse mu karere ka Musanze. Ndiyizeye, turakeye, turashoboye, yego ndumva byose biri bugende neza. Icyambere nizeye ko ndi umunyarwandakazi kandi nanjye mfite umuco nuko babisaba abanyarwanda makazi.
ntabwo navuga ko ari kinini cyane mbarusha ariko nifitiye icyizere kandi nujuje ibisabwa byose kandi nkunda igihugu cyanjye ntekereza ko hari byinshi ushobora kukigezaho. Ikintu nifitiye icyizere kandi ntabwo bafite cyo kintu cya mbere numva kiri bumfashe gutambuka hano amahoro. Icya mbere ni uko nabaye intéressé muri iyi evenement numva natekinga part. Ikindi ni uko numva nshaka guhagararira abakobwa bagenzi banjye nkagira icyo mbamarira. Yego ndashoboye, ikindi kandi nzi gutambuka, yego n'ururimi ndagerageza. Mbishizemo courage zanjye ndumva biri buze kuza gucamo nkoresheje nta kindi kintu n'Imana ibimfashijemo. Icyambere navuga nuko nifite icyizere kandi kundi bugaragara imbere y'abantu biraza kwimesha kuba nakegukana uwo mwanya. Mfite icyizere, ikindi nuko nshaka guserukana mbitewe n'ibyo nzi n'ibyo numva hari ikintu kinini cyane nabarusha. Icyizere no gukora ibishoboka byose nkabikora kuko bisabwa ndabyujuje. Nuko icyambere nukanzwe kugira icyizere kuko turakoga benshi kandi bose beza, kanzwe kugira icyizere byose birakunda. Numva nshoboye kandi naje mfite intego kuba nyampinga wacu. Icyambere nkora ndumva nifitiye icyizere kandi nkaba numva ndi busubize neza kurusha abandi bakobwa turaba turi kumwe. Gushaka no gushobora mbere na mbere kuba nabishatse ndanabishobozwa. Munyemerero mwese mudukurikiye kuri televiziyo Rwanda katubanze twakire umukobwa wa mbere uje guhatanira ikamba rya nyampinga w'u Rwanda 2015 mu karere ka Musanze, yinjire kugira ngo aba judges nabo barebe ko niba yujuje ibisabwa. As a participant aspiring to become Miss Rwanda, do you have anything that you put a hand on that you have participated in the country contribution towards the general public in over 2 years? Something that you put forward as a goodwill, an ambassador. Do you have anything that you've done in the country? No. No, you don't? Okay, that's fine. Over to you. Wow. Yvette abonye yes ya mbere kuva kuri Judge John, tugeze hagati nanone kuri Aline Gahongayire nawe watubwira uko ubonye Yvette, ubonye Yvette ameze gute, ubonye Yvette ari umukobwa wahagararira Musanze muri Miss Rwanda. Yego cyane cyane yuko yaje avuga ngo nibwo bwa mbere aje kandi kimuzanye no guhagararira igihugu cye, kandi nubwo atarakora ibikorwa ntekereza ko nyampinga 2015 ushobora kumuha amahirwe yo kuba twamukuramo ikimurimo. Kuri jewe rero ndumva natanga Mike Arangwa, igihe Yvette atararenga hariya, Mike Arangwa Yvette ramubonye kandi nabonaga rwose nawe unamwenyura, ubonye Yvette ameze gute? Ni mukobwa ki? Yvette ni umukobwa ufite icyizere cyane cyane mu rurimi rw'ikinyarwanda, ururimi rw'icyongereza she need to work more, agomba gushyiramo efforts ze zose kugira ngo yumve neza ikibazo abajijwe abone nuko agisubiza. Ariko my answer maybe I would say yes. Yes. Perfect. Yvette nigusabye ko wagaruka ngagatoya. Yvette afite ibyishimo byinshi cyane, mwese mukurikiye televiziyo Rwanda ngirango ageza kanungo. Wow. Yvette akenshi congratulations agataho ngaho. This is a pass. Have this ticket. Ini yawe ubonye itike mu bantu kugwa batanu bagomba guhagararira amajyaruguru by'umwihariko akarere ka Musanze. Yvette ubonye amahirwe, ubyakiriye gute? Ndishimye cyane kuko n'ubwa mbere ngezemo, ndabikunda cyane. Yego. Murakoze cyane Yvette, amahirwe masa muri Miss Rwanda 2015. Judges murakoze cyane namwe, ngira ngo mubonye amarangamutima, mubonye they call them tears of joy. Ntago arize kubera ko ababaye, ahubwo arize kubera ko yishimye. N'ubwa mbere yamarije kuza muri Miss Rwanda 2015 ariko abaye wa mbere kugira ngo atsindire itike yo kugira ngo abe mu bantu batanu bashobora guhagararira amajyaruguru, bashobora guhagararira akarere ka Musanze. Judges munyemereye nakwakira contestant wa kabiri.
Doriana uje nihe mpamvu yaguteye kuza muri Miss Rwanda? Murakoze cyane. Impamvu nyamukuru yanteye kuza muri Miss Rwanda icyambere na mbere nuko nagize ubwo bushake shaka kuza kugira ngo mpagarare abandi bakobwa batabashe kuza kugira ngo mbabere ijwi rizavuga ibyo batabashije kugira ngo bazatangaze mu gihugu kugira ngo naharanire umuco nyarwanda kugira ngo uteze imbere igihugu kugira ngo unamenyekane hanze kugira ngo urushe kumenyekana kandi ugeze ku ntego dushaka mu Rwanda. Murakoze. Uvuze neza ngo ku ntego dushaka mu Rwanda uvuzemo ko ushaka guhagararira abandi bakobwa sibyo ariko ushobora kumbwira ese abamisi batambutse cyangwa se abamisi babanje urumva ari iki batakoze wumva ushobora gukora kandi ukakigeraho ukaba ijwi rinini kuri abo bakobwa? Murakoze cyane. Abakobwa batambutse hari byinshi bagezeho nabo ariko nanjye natera ikirenge aho bari bagejeje nkabasha kugira nanjye icyo ngeraho. Yego bageze icyo bageraho nabo ariko nanjye nk'umukobwa 2015 Miss Rwanda nanjye hari ikintu nabasha kugeraho nanjye nkafatira aho bagejeje nanjye nkabageza ku ntego bashaka kugeraho wenda batabonye amahirwe kubw'igihe gitoya. Murakoze. Amanda, felicitation, ubonye yes eshatu ntabwo bisanzwe. Amanda akaba ari abaye umuntu wa kabiri wegukanye kuhatanira ikamba rya Miss Rwanda ahangaha mu karere ka Musanze. Dukeneye batanu. Amanda, iyi ni itike yawe ikwemerera ko ubashije kwegukana ubaye wa kabiri wegukanye kuba guhatanira ikamba rya Nyampinga. Murakoze cyane. Hari icyo ubivugaho? Ndashimira cyane kubw'ikizere mungiriye nako nzabakoze isoni. Murakoze. Arakoze cyane Amanda, atubwiye ko nta soni azadukoza cyangwa dukomeje igikorwa cyacu cyageze munyemereye uburenganzira mwama twakwakira ukondeza wa gatatu. I say the smile tells a million words about you. And the confidence you walk through here is it kind of reminds me of Kigali Fashion Week. Thank you so much. Now, Doreen, this is not fashion, this is beauty with culture and style. You obviously got style, I can see that. My question, how, given a chance to represent the country across in Kenya or Uganda, the region, what message would you take and how do you dress coming out of Rwanda, going out there? Because then you're an ambassador. Tell us about it. Well, dress, of course, as a Rwandan, and the message I'll give, I'll say that my country is a beautiful country with a very harsh and hard past, but with a beautiful present and a very bright future. Oh, that's very good. But now, how come you meet someone who is so arrogant and say, what do you mean the country is beautiful? He start arguing with you or she start arguing with you. How do you present yourself to that person? Because not everyone is just going to say, yeah, you're right, you know? Yeah. You tell us, well, how do you calm down the situation to take and make your point right? Thank you. First of all, I will talk about the government of Rwanda. We have security. We have the government that understands the youth. We are the country that that gives a woman value more than other countries in Africa, which is a very good thing. And we are in a way of development on a high rate, which shows that it's a very beautiful country with beautiful people, a beautiful government. Everything is amazing. I have the best answer that I was expecting. I was thinking of that. And based on that, I would say yes. He say yes. Félicitations à Dorian. Dorian akaba rero abaye umukobwa wa gatatu
uwegukanye amahirwe yo guhatanira Miss Rwanda akaba ari mu karere ka Musanze. Dorian, this is a pass. Dorian, ubyakiriye gute? Ndishimye cyane kuko umuntu wese aza ahantu nk'aha yumva ko agomba gutsinda, rero iyo ikintu cyakuzanye kigezeho urishima. Wow, perfect. Thank you very much. Inshuti mukomeje gukurikirana ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda, munyemerere dushimire by'umwihariko abaterankunga bateye inkunga kino gikorwa cya Miss Rwanda. Kambere kuri Cogebank, umuterankunga mukuru Cogebank, nkomeze kuri Kigali Sena Hotel, nkomeze kuri RBA ari nayo kubagezaho by'umwihariko kino gikorwa. Tujye kuri Airtel, Konka, Inyarwanda ndetse na New Times. Ndakomeza abagezeho n'abandi baterankunga. Judges munyemereye dusigaje abakobwa babiri. Muri hagati ya 10 na 14 dusigaje babiri bonyine, batatu babajanga bose babashije kwegukana pass. Munyemereye twakwakira umukobwa wa kane. Oh, en fait, j'ai posé la première question et la dernière, c'est à moi. En fait, vraiment, ça me complique un peu parce que je voulais te poser une question sur la culture, mais je vais voir sur votre, par exemple, tu es une mère d'un enfant. On suppose que tu es une mère. Alors, quel exemple que tu peux donner à ton enfant? Merci. Ou quel héritage que tu peux donner à ton enfant? Merci pour la question. L'héritage que je peux donner à mon enfant, c'est le respect de soi et de la valeur comme la culture nous exige et d'être l'exemple des autres personnes, n'importe qui. Merci. Uwimana Ariane, umukandida uri umukobwa mwiza wambaye ikanzu nziza y'ubururu, urasubiza neza, ariko ikibazo cyonyine mfite kuri wowe kuri uyu mugoroba ni kimwe, n'abashobora kuba bareba televiziyo bashobora kubona muri kano kanya ufite ubwoba mu maso. Nicyo kibazo cya mbere nabonyeho, ufite ubwoba mu maso, not confident enough. So niyo mpamvu muri aka kanya ugiye kuba umukandida wa mbere mvuze no. Please, thank you for coming, maybe, and good luck for, yes, other judges are there. Ariko ubwoba mu maso, uri gususumira, uri gutitira, ntekereza ko aricyo kintu wagombye gushyiraho imbaraga. Ariane, ubyakiriye gute? Ndishimye ko atari no gusa. Murakoze cyane, amahirwe masa kandi ubwo uri kuri probation. Murakoze cyane, judges munyemereye ko amasaha arimo kudusiga, twahita twakira undi wiyamamariza kuba nyampinga w'u Rwanda 2015.
nyuma yo kubazwa ibibazo bitoroshye n'abakemurampaka bano bakobwa bamwe basohokaga bishimye abandi barakaye. Ibi bikaba bitandukanye n'icyizere bari bifitiye mbere yuko binjira muri kino cyumba. Yego numvise meze neza, of course nta bwoba, nta kintu gifite icyizere. Niki wishimiye? Nishimiye ko kwanza mbashe gutera intambwe igera ahangaha kuko abakobwa bishobora ni bakeya, ikinshimishije nuko mbashe kwagera. Okay, ntabwo ari ikintu kinini ariko no kugerageza kwikuramo ubwoba, kugerageza nibyo byonyine byanjye habaka. Okay, ikintu hanini bavuzeho nuko nari ndi confident n'ikindi akazi. Okay, bitewe na experience mu yahangaha ntabwo byari byoroshye, biteye ubwoba. Okay, no gushyiramo imbaraga nkabasha kugira ngo nkoreshe ubwenge bwanjye kugira ngo nzabigeze hanze nkuko nabisezeranyije abangaba. Ndishimye nkuko nabibwiye n'aba judges naje hano numva ko ngomba gutsinda, none icyanzanye ndabona nkigezeho, rero ndishimye. Hanyuma se watubwira n'iki babwiye ku buryo bakonvenga? Mbashije kwisobanura neza kandi nta bwoba mfite, donc mbereka ibitekerezo byanjye uko mbyumva, basha kwi-exprima mega muri make. Birahinduka, ndaza kwikosora. Ndaza ndi confident cyane ku buryo izi no ebyiri zihinduka yes ebyiri. Narifite ubwoba. Murakoze. Ntago bakimbwiye, barambwiye gusa natamfata. Ndishimye cyane, nyine I still have a long journey, ariko kuba ntambutse ahangaha ni ibintu bikomeye cyane. Hari bagenzi banjye batatambutse, ndabyishimiye cyane, nyine bimpaye courage, binyeretse ko n'ahandi nshobora gutambuka. Murakoze. Nta kibazo, ndatuje, ibiza byose ndabyakira. Twaje muri competition, ubundi nicyo cyatuzanye, ibiza byose nuko byakira. Hanyuma ubonye ari nk'iki bakujije? I think no kudasubiza neza ibibazo bigaragaye ngo byose ibyo mfite muri ngewe ngo mbisohore byose. Ni ikintu nawe ugiye gukora mu minota mike usigaye? I think ngiye gutekerezaho ibintu byose numva mfite muri ngewe, numve ko nabasha kubisohora byose, nkabikora byose nkabivuga. Bambwiye ko bidakunze. Ni kuzihe mpamvu wowe wabibonye? Bambwiye ko mfite ubwoba, nicyo kintu kitatumye mbasha gutambuka. None se wowe wabwiyumvaga? Numvaga ntabwo afite, ariko nibura niko byagenze. Hanyuma ni izihe gahunda se wenda zindi waba ufite kuzagaruka mu gikorwa cy'ubutaha cya Miss Rwanda, cyangwa se wenda waba ucitse intege? Oya, ntago ncitse intege kuko mu buzima umuntu aragerageza mpaka igihe atsinze, ntago njya ntsindwa, nzagerageza mpaka mbigezeho. Ngerageje kugendera ku byo aba judge bavuze. It's confidence no gusubiza neza nkurikije uko bambajije, gutekereza ku byo bambajije nkabisubiza neza. Nicyo ngicyo. Mbaga nta kibazo mfite, ariko mu marushanwa abaho gutsinda no gutsinda. None se urumva uzagaruka muri Miss Rwanda, nizihe ntego kurungu? Intego nuko nshobora kongera kugarukamo. Uzaza ufite izihe ngamba? Ndaza mfite ingamba none zo gutsinda. Niki bakuzije? Guhagarara, ntabwo narindi guhagarara nta Miss. Ntabwo mbashije gukomeza, ariko ntabwo ari aho ubuzima burangirira, ni ugukora cyane none utabona akazaza pasi. Ubonye ari iki bakujije? Nk'uko babivuze nari mfite ubwoba, ndakeka ari cyo banjijije. Hanyuma se wowe ku ruhare rwawe wumvaga ufite ubwoba koko cyangwa? Bwari buhari ariko ntabwo numvaga ari bwinshi. Hanyuma n'icyo wenda ushobora kuzakora ubutaha, uzagaruka muri Miss Rwanda cyangwa byaba biguciye intege? Ni ukuzakosora ibyo bambwiye bitagenze neza. Ibisanzwe ubwo gutsinda no gutsindwa nta kibazo. Wabonye bakujijije? Ubwoba, nari mfite ubwoba kandi mvuga nihuta. Hanyuma se wowe ku bwawe wumvaga ufite ubwoba, wabonaga wihuta? Ni ukutamenyera guhagarara imbere y'abantu, niyo mpamvu. Ariko mu myaka minsi iri imbere bimeze neza. Ni ibyishimo. Hanyuma se n'iki wumva wowe waba wakoze cyangwa se washyizemo ingufu kugira ngo ukonvenke aba judge? Njye nabaye njye, nta muntu niganye, ntabwo nigeze ntekereza cyane ku byo abandi babajijwe, nasubije ibyo nabajijwe nk'uko numva nk'uko nagombaga kubisubiza. Hanyuma n'iki ugiye gukora kugira ngo uzegukane Miss Rwanda? Icyo ngiye gukora ni ukwiyitaho, ikindi ni ugusoma birenzeho ibyo nakoraga.
ndishimye cyane kuko ntabwo nabyumvagamo nyine gusa ndashima Imana ibingeshejeho. Niki wakoze ku buryo ukomvega iriya groupe kugira ngo ube wabona pasi? Urebye icyo nakoze cyane nibanze ku muco nyarwanda nk'uko bagiye babidusaba bituma ngerageza ngatsinda. Bambajije ngo baye Miss Rwanda ni gute na representing igihugu cyanjye, wambaza igihugu cyanjye nakivuga gute. Nababwiye ko navuga ko ari igihugu cyiza ako cyagize amateka atari meza, kikaba gifite uyu munsi heza kandi kikaba gifite ejo hazaza heza cyane. Hanyuma niki kindi ugiye gukora nk'umuntu ubonye pasi uzahura n'abandi bakobwa bazatana Miss? Bambwiye ko ngomba kwiga ibisakuzo ndajya kubyiga ariko cyane ndarushaho kwiyongera confidence ni updating ku bintu bitandukanye biba mu gihugu cyacu kugira ngo igihe cyose bambaza ikindi kibazo nzabe ndi capable yo kugisubiza. Hari ama correction bambwiye ngomba gukora, donc niyo ngiye kwibandaho, nyine ngiye guhindura ibyo bambwiye nakoze nabi. Pasi yanjye ko batayima ndishimye cyane, bampaye big yes. Aline bamaye big yes, ndishimye cyane. Niki wumva wowe wakoze ku buryo gitumye uba convaincre? Ni exprimer ngiye uko nshoboye, ibyo nagombaga gutanga byose nabitanze. Simbizi ni exprimer uko nshoboye, nyine ibyo natanze nabitanze. Hanyuma uzakora iki umunsi zabahuye n'abandi mu guhatanira Nyampinga 2025? Banyitege nzakora ibyo uko nakoze hano nuko byongera kugira n'ahandi nzahagere. Mu ijambo rye Bwana Makuza Lauren, Directeur w'umuco muri Minisiteri y'Umuco na Siporo, avuga ko kino gikorwa cyagenze neza ndetse akanasaba n'abantu bakobwa 5 batoranyijwe kuzaserukira iyi ntara ko barushaho gushyiramo agatege kugira ngo bazahagararire neza intara. Misiyo yari uko tugomba kuza gushaka abakobwa 5 bagomba guhagararira iyi ntara y'amajyaruguru. Akaba rero ndetse ntizimbye mu magambo amanota tuyafite hano, ariko ikintu gusa cyashoboye kugaragara cyo intara y'amajyaruguru yagize competition nakwita ko iri mu rwego rwo hejuru, akaba ari nacyo gituma ndetse twafashe na decision yuko hari n'abandi tugomba gushyira kuri probation, no kuvuga bagomba kujya kuri waiting list just in case. Nkuko nabibabwiye, ubu ngubu icyo dushaka twibanzeho ni beauty with brain and culture. Ni ukuvuga rero ubu ngubu aho tugiye ntabwo tuzakangwa gusa na karita imwe kandi iyindi atayifitemo ingufu. Akaba rero ari muri urwo rwego twavuze tuti aha hantu twahabonyemo abakobwa rwose b'abahanga kandi bifashe neza, none tukaba abo ngabo babiri tubaye tubashyize kuri probation list kugira ngo nituramuka tugiye mu zindi ntara dushoboye kubona abakobwa 5 noneho tuzabe aribo wenda twaheraho. Ibi ngibi bishobora no kuba kandi no mu zindi ntara turamutse tubonye abandi b'abahanga. Birasobanutse? Murakoze cyane. Reka noneho rero proclamation ibe. Umukobwa wa mbere ugiye kuri probation ni nomero ya mbere, akaba yagize amanota 70. Probation no kuvuga iki? Ntabwo ubwo ngubwo ahagarariye intara, ariko ashobora kugira amahirwe izindi ntara ziramutse zitwaye neza ko nawe ashobora kuzaza muri top 25 bazifashishwa muri pre-selection. Ubu rero noneho reka mbahe 5 bagiye guhagararira intara. Reka mpere kuri nomero number 2. Sobanutse? Okay. Hagakurikiraho number 7. Okay. Number 7 igira imbere. Okay. Hagakurikiraho number 4. Ubwo icyo cyizere baguhaye uzagikomezanya, sibyo? Ibyo abajaji bagukosoyemo uzabimenye. Hari na number 39.
Number 39. Yego. Mwari mwiza w'iwacu wimakaza umuco w'abakurambere bakuraza ubwiza n'ubwenge. Wari uzi ko Nyampinga w'u Rwanda 2015 ashobora kuba wowe? Na RBA.